nk'ubu naje nyine kuba nkubura ndeba bitameze neza nkorera umugisha kugira ngo wenda imbere hazaza nanjye Imana izanyibuke. Wow. Uba wumva ubikora ubikunze? Ubikora ubikunze unishimye ukavuga ati Mana uko ugenda utera intambwe ukubura ukavuga ati Mana iyi ngiyi neye ejo bundi ndi no mu wa gatatu ngiye gukora exam. Wow. Mana uzanyibuke ubwo nzaba ndi gusubiza uzanyibuke. Ni ukwiteganyiriza mbega. Ni ukwiteganyiriza. Ari igihe yabwiraga mama ngo atwigishe gusenga. Ibintu byo gusenga nyine twaba turi kwiga ijambo ry'Imana nyine akatubwira ati se mwafashe iki? Njye ntabwo nkunda gusubiza bwati byose nabifashe ariko nyine harimo utwo ndi kugenda nibagirwa. Yagahita avuga ati bajye bareka kuko kuba ari ukubabaza abana. Hari igihe nyine umwana abona ibintu ukora nk'umubyeyi akavuga ati nanjye nta cyizere nihaye pe ibi bizankurikirana. Urabizi ko nyine hari ukuntu karande zigenda zikurikirana. Agira ishimwe mwami Imana kuko irishimwe urikwiriye. Wow. Jessica, nese uba wumva uzaba nk'iki mu murimo w'Imana nk'iyo utekereje? Wumva uzaba iki? Nzaba pasiteri. Wowe uzaba pastor? Wow. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Elion MC TV, amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero ahangaha turaje tusanga abana bari mu gikorwa cyiza mu murimo w'Imana. Mumeze mutese? Tumeze sawa. Urakomeye? Yego. Witwa ndese? Amazina yanjye nitwa Keza Ben. Keza Ben. Ngaho hana mikro. We witwa nde? Happy Jessica. Happy Jessica. Happy Jessica. Irindi se? Narindi. Ni Happy Jessica. Ya Keza umeze utese? Meze sawa. Tugusanze ku rusengero nyine uri gukora umurimo w'Imana. Uri umurokore? Yego. Urakijijwe? Nari nzi ko wenda waje nk'umukira ku kuntu. Oya. Waje nyine gukora umurimo w'Imana. None se hari nk'iyo wumvishije abandi bakuru wenda bari kuvuga bati twakijwe iki gihe kiniki ubyumva uti? Nka wenda uba uvuga ati ubu ngiyewe nzajya nivugana. Oya ngiye kuko navukiye iwacu bakijijwe. Ntago nyine wapfa kubimenya kuko uba ukiri n'umwana. Ariko uko uba ubyumva wumva nyine ari story zabo nyine za kera cyane, ari byo bakunda kuganiraho nyine kuko uri no mu kigero nyine cy'abana batangiye kugera muri periode nyine igize uba wumva nyine nawe utabyumva neza. Nawe ntago byumva neza. None se nk'ahantu uriga? Ngiye ndiga. Okay. Nk'iyo nko ku ishuri ujya ubona abana batajya mu rusengero cyangwa se badakijwe? Barahari. Nese ubona basi hari itandukaniro ryawe nabo? Cyane. Rirahari cyane. Burase nk'abana badakijwe ni nk'iki kiba baba bakora iki? Abana badakijijwe akenshi bakunda kuba nko mu isaha yo kujya gusenga. Nko ku wa gatatu hari igihe tujya gusenga muri ranch dusoje kurya. Ariko nyine abana badakijijwe hari igihe bahita bigendera nyine muri gahunda zabo. Bakajya wenda ngo mu kubyina ngo nyine mu kwicara bakaganira. Ariko akenshi abana bakijijwe baba bakora shapu nyine bakarya vuba kugira ngo amateraniro atabacika. Mbese nk'itandukaniro ririmo mwebwe nuko mujya mu materaniro? Hari n'igihe bajya mu materaniro badakijijwe ariko kugira ngo basoze umuhango. Nkawe rero kuba wumva ukijijwe ikintu wenda nshaka kugira ngo menye kuba wumva ukijijwe ni irihe tandukaniro wumva ufite hagati yawe n'abandi? Itandukaniro rirahari kuko akenshi abana bakijijwe nk'ubu ngubu nkanjye naje nyine gukora umurimo w'Imana kuko turi muri baduhaye nyine konje. Yego. Nk'ubu naje nyine kuba nkubura ndeba bitameze neza nkorera umugisha kugira ngo wenda imbere hazaza nanjye Imana izanyibuke. Wow.
uba wumva ubikora ubikunze ubikora ubikunze unishimye ukavuga ati Mana uko ugenda utera intambwe ukubura ukavuga ati Mana iyi ngiyi neye ejo bundi ndi no mu wa gatatu ngiye gukora examen Mana uzanyibuke ubwo nzaba ndi gusubiza uzanyibuke ni ukwiteganyiriza mbega ni ukwiteganyiriza duhe na Jessica tuvugane. Jessica umeze uteze? Urakomeye? Waje mu murimo w'Imana harya usengera muri hetorero? Ahanga tugusanze ni Lion Mountain Church. Umushumba wawe yitwa ngo iki se? Twa Bishop. Yitwa Bishop. Wow, uzi izina rye rindi? Ni irihe? Bishop Metre Deborah Ubugingo Leonel. Yes. Wow. None se we harya wiga mu kangahe? Mu kane. Wiga mu kane. None se iyo urimo gukora gutya ku rusengero uba wumva umeze uti? Numva mbikunze. Uba wumva ubikunze cyane. Urakijijwe? Uri no muri korali kandi? Mu kanya nyine n'abantu babibonye arya akarimba harya mwarimbaga nakahe tudusubiriremo turirimbire gatoya cyane. Akirishimwe mwami Imana, akirishimwe mwami Imana, akirishimwe mwami Imana, kukwirishimwe urikwiriye. Wow. Jessica, nese uba wumva uzaba nk'iki mu murimo w'Imana? Nk'iyo utekereje wumva uzaba iki? Nzaba pasiteri. Wowe uzaba pastor? Wow. Ngaho muhe mikoro nawe atuganirize tunasoza. None se Keza, wowe iyo uri gukora umurimo w'Imana nk'uko ngo kuba wumva ufite iyihe ntego, uba wumva umutima wakubwira iki ejo hawe hazaza mu murimo w'Imana? Njye mba numva ukuntu mba mbyumva ejo hanjye hazaza mba numva wenda nitsoza kwiga Imana ikampasa akazi keza mba numva nzaba umuterankunga w'itorero ryanjye umva buri gikorwa cyose najya nyiburamo cyane. Njye mba mbona kuba pasiteri Bishop reka ntago ari ibyanjye ariko mu impano yo gutanga yo ndayigira. Ugira impano yo gutanga? Impano yo gutanga yo ndayigira mba numva buri kantu kose kuko impamvu mvuga ngo impano yo gutanga ndayigira buriya nabyigiye ku mushumba wanjye mami wanjye ubundi ndamukunda cyane 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 kuko nyine niwe nyine udupushinga niko navuga akatuganiriza iwacu turi 7 muri uko turi 7 muri abana 7 nyine atwitaho akatuganiriza mbega aho abona twatanye nk'abana biwe akavuga ati aba mbafata nk'abuzukuru banjye reka mbaganirize mbayobore tukiri batoya nyine ari igihe yabwiraga mama ngo atwigishe gusenga ibintu byo gusenga nyine twaba turi kwiga ijambo ry'Imana nyine akatubwira ati se mwafashe iki njye ntabwo nkunda gusubiza bwati byose nabifashe ariko nyine harimo utwo ndi kugenda nibagirwa yagahita avuga ati ndabibwira mere icyo gihe wahita gufata wihuse uvuga ati nagukubita rimwe ryonyine ritagira irya kabiri byose uraba wabifashe. Noneho no gukurira mu buzima nyine bumeze ukuntu nyine bugiye bucanganye kubera ukuntu ko ababyeyi baba batabanye neza. Ni ukuvuga wakuriye mu muryango w'ababyeyi batabanye neza? Ukavuga ati reka nyine nanjye kirageze nsunike kugira ngo ndebe uko byagenda. Ariko nyine mere wanjye ndamukunda cyane 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 cyane. Keza uduhaye ikiganiro cyiza ariko reka nkubaza akabazo kamwe nyine duhite tunasoza. Sibyo? Nk'umwana nyine hari abandi bana bari bukubone wenda nabo bari mu muryango iwabo barara barwana iwabo barara banywa inzoga bakata saa 9 z'ijoro bameze batyo ariko wowe ndabona nyine uri umwana witonda mwiza. Ni igiki wababwira nyine kugira ngo nabo bitonde kuko hari abo bibaho ntago bizi bagahita bajya kuba imbobo ku mihanda bakaba abana babi. Ni igiki wababwira nyine nabo kugira ngo baba abana beza? Njye ikintu nababwira ntibagacika intege ngo nyine ngo bumve ngo bifuje ngo kubaho ko ababyeyi babo babaye. Ahubwo bo bajye bicara basenge bavuga ati Mana uko ababyeyi banjye bameze njye ntaba ariko nzamera.
njyewe uzamuha ubuzima bwiza ubwo utahaye mama na data Yego. cyangwa se mu muryango wacu, yego, njyewe uzabume, njyewe uzankomereza amaboko, wow, uzandinde. cyane rwose. Yeah. Ni iki wabwira rero n'ababyeyi, abo babyeyi nyine baba bagira batyo babayeho, ni iki wababwira? Ikintu nabagira, Mhm. inama nabagira nyine ntibajye bareka, kuko kuba ari ukubabaza abana. Yes. Hari igihe nyine umwana abona ibintu ukora Aha. nk'umubyeyi Ah. akavuga ati nanjye nta cyizere nihaye pe. Mhm. Ibi bizankurikirana, urabizi ko nyine hari ukuntu karande zigenda zikurikirana. Yego. Noneho nk'umwana iwabo batajya basenga, agahora acitse intege, yumva nyine nawe bizamukurikirana, yumva nyine nawe azakurikiza ababyeyi be. Ariko ababyeyi inama twabagira, njye na murumuna wanjye, inama nabagira niyo gukundana nk'ababyeyi, bakavuga ati ibi ngibi turi kubikorera abana bacu, kuko icyo umubyeyi akoze nicyo umwana akora. Yo. Nyine bo bakirinda bakavuga ati mana, basi banabikora bakabikora aho abana babo batareba, Cyane. batanabibona, Cyane. bakavuga ati turi guteganyiriza abana bacu, bakirinda intonganya. Wow. Si iki ni igihe cy'intonganya. Ni igihe cyo kubana neza, ni ukubana mu mahoro. neza, kuko tugeze mu gihe kibi. Keza, ndagushimiye cyane. Eh, Kandi uri umwana mwiza, na murumuna wawe muri abana beza cyane, kandi Imana ibaha umugisha. inama Harya uri umwana wa kangahe mu rugo? njye ndi imfura. Wowe uri imfura Eh, kabisa, uri imfura. None se ngubwire se udusengere? nta kibazo. Nta kintu bitwaye. Yeah. Ngaho dusengere ntacyo. Mwami Yesu, twongeye kugushima no kuguhimbaza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo. Mwami, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe, si uko turi beza, si uko dukiranuka, si uko hari icyo twatanze kurenza abandi. Abo twavukiye rimwe, abo tugeze mu kigero kimwe barapfuye, ariko twe ntacyo twaguhaye ngo ubuntu bwawe bukomeze butubeho, ahubwo ni urukundo rwica ukomeza kutugirira. Mwami, ndakwinginze muri aka kanya ukomeze udukomereze intambwe zacu z'amaboko, ntaba ari twe bwawe, ubw'izina ryawe rishyirwe hejuru. Komeza ubane natwe, ineza yawe n'urukundo bitugaragareho, ubuntu bwawe busakare hose. Reka Mwami kino kiganiro nanze kigende gikore ku mitima y'abandi bana, abana bari bacitse intege, Mwami bazamurira icyizere, ntaba ari bo ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Umwana udakunda gusenga, Mwami ndakwinginze ngo nawe umwiyereke, ishusho yawe mugaragarire. Ndakwinginze ngo wigaragaze nk'Imana. Ubwo tuzongera Mwami kugaruka tuvuga ineza yawe tuzagushima, ubwo tuzongera guhura turi bazima Mwami tuzashima izina ryawe. Reka wigaragaze kuko ari we Mana ishoboye byose, reka wiyerekane mu bugingo bwacu ndetse no ku mubiri wacu. Gakomeza uganze kuko uri Imana, reka icyubahiro n'ishimwe bishyirwe hejuru. Ngaho igaragaze muri byose Mwami mwiza, amen.